ni buri wa mbere kuva saa 3 kugera saa 4 n'igice. Dutaramane. 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 Yana makondera n'ibyivugo dutuye umwami w'abami Yesu. FM mwabyumvise masonga y'ingabo nziza nyamibwa zikeza abo ndata mvuga n'ubwema nti banyarwanda namwe bakunda u Rwanda muze twongere dutara mu Rwanda nyaboneka turutarame twe kurutaramana buryo urutaramanye narwo rwazagutaramana turagarutse ngo twongere twicare ducoce amagambo burya nta gisangirwa nk'amagambo turebe ibyiza biri muri wa muco wacu uzirico wa muco utari mu mfuruka aho ugomba kujya ku kabarore maze tukawurata kandi tukawushima bakeze cyane abari mu duce dutandukanye mu kanya turajya kugarukaho babwire ngo nukuri tugiye kubana abari ibirima n'amatovu niho mbimburiye bakeze babwire ngo aho ngaho muzuko ubundi muzuko hitwaga kugezana n'ubuko hitwa simbirima n'amatovu gusa turajya abari mu buriza bw'u Rwanda abari mu Bwanacyambwe abari mu Buganza abari mu Bumbogo abari Gisaka abari Indorwa yewe abari mu Mubari ndabizi ko mumeze neza kandi mukomeje kuryoherwa n'ubu budasa buba mu muco wacu ndabizi uko mutaramana kuri muri imfura urukiga byo ndabizi ko ahangaha ariho dutetse ijabiro maze n'umurera ubwo murabizi ko rwose mu mureraho ari iwacu ubwo ni hano za Musanze Gakenke na Burira ariko mu Rukigaho za Gicumbi namwe ndabizi ko muhabaye ubwo ni Gicumbi na za Gatsibo abari mu Bushiru ni Nyabihu nizere ko namwe muri aho ngaho muvuga muti tugiye gutarama gati gaturike abari Kingogo bari mu Bugoya bari mu Bwishaza mwese nizere ko turajya kubana kandi turajya kunogerwa ndabakeje kandi abari hafi ahangaha Inkotsi na Bikara ndabakeje abari ku Kimonyi ndabakeje abari mu Gataraga ndabakeje kandi abari aho ngaho mu bintu mu byangabo cyangwa se mu isambu ya Ngabo aho ngaho ngo Ngabo yarahatuye cyane birakomera hari n'ibiti zinaroze nkabibona rwose nkabona ko ngo byari inganzamarumbo byaje kuvaho mu minsi ya vuba ariko ngo byari ibiti by'ibikingi by'amarembo ya Ngabo abari muri Nanga Imbibi ngo hari hatuye umusaza amateka naganiriwe n'umubyeyi umwe aho ngaho nanasuhuje cyane arambwira ngo hari hatuye umugabo arababwira ati bana banje rero ahangaha murabona ko ari isambu yanjye icyo nanze n'imbibi muri iyi sambu muzayibanemo uko nguko muzayituranemo uko nguko ariko ibyo gushyiramo imbibi ngo hanahanje byo simbyemeye ariko ubu ngubu sinzi ko byaba bikimeze uko nguko abari ku ntebe y'ingwe muri aho cyane nukuri reka mbabwire ngo muri abantu b'abataramye inkunda ndaje ngo twongere twibanire kandi turajya kuryoherwa ndabizi
mwabyumvise ko nahageze yankera mihigo y'amarererwa ngo bavuga zigeze mu mahinarwe mu bashureze imihigo yambungira mihigo y'umukubite uwo undi bwami bisurukerereza akabarutikora mu gihumbi rwanyira imbiri mingabe itari imbere umwimirizi niyanga ngari tazi gutingira ibarata ruhamya ndongozi ikikaka motora nduru umugome yaraje ndamusonga ntingaba yisonga kankwirahire ngo utsinde rutembagaza amakomerwa mudatinya sano sibo y'intori ntamati nzira bigwari natabarukanye umudende mfite ikiza cyusi cyuza amaze gutsindira umwanga Rwanda nanza kwicira umwanzi mu rutoki nanje kwicira urutoki nicira umwanzi mu ntanzi abantu bati wa muhungu n'uwacu maze banyita uko bashaka bati yitwa dusaba Imana ntinyisabye gutarama irabimpa kandi nukuri ndabataramira ntabwo dutaramane abandi bati ongeraho ari ubwo niba abandi bo mu madini ntari mu Rwanda utararimo ari mu gihombo nuko mbyumva ariko kandi igisobanuro cyacyo nacyo kirahari mw'abantu mwe bantu bacu b'abanyarwanda. Iyi ni Energy 88.8 FM radio y'ikitegererezo suko se tugiye kubana rero reka mbabimbuze uyu mubyeyi witahiye aryamira uko abagabo ati mfura muze dutarame mukanya ndaje dutangire tubabwire noneho uko tugiye gutarama muri uyu mugoroba. Energy FM. Ataye n'amakondera n'ibyivugo uwo wabitura we byaterwa nuko ubyemera nabizi ko
mu Rwanda buri wese afite uko abyumva ariko ntacyo biba bidutwaye waterekera wasenga uko ubyumva byose ni ukuri ntacyo bijya kuntwara burya akami ka muntu ni umutima we nuko bigenda bakeze cyane rero bakeze cyane mfura dutaramanye dutangiranye ubu ngubu twari ku ntango dukuraho urukoma kugira ngo ninza gukana inkanda mu nkanira umuribata maze nintera namwe munyikirize nyamibwa ndata nabibonye ko ndi nayo Prosperi MC ahari cyane yamaze kunyereka ko ankurikiye ati tugiye kubana uze kureba kamananga nitureba y'ingangare se ntijya kukunyura humura turajya kuyireba Dr Emmanuel Jean Damuru ndagukeje cyane nkubwira ngo nyamibwa cyoko kimanze imigagi mbidakuka ndabizi ko ari cyo kivuga uhinira mu kagenda uko nguko kandi umuntu akumva biraryoshye nuko reka nawe tubane n'abandi bose bafite ibyivugo byabo ndaje mu kanya mbaho umurongo cyangwa se mbahe imibare 10 ni 078 0321111 muduhe ibyo byivugo byanyu n'ukuri mwivuge mu bahungu uko bigenda ariko kandi kuri uyu munsi turajya guhinira kuri iki turabanda tumenye uko u Rwanda rwari rugizwe n'uduce dutandukanye nuko ubu ngubu tuduce twitwa kugira ngo ejo nibakubaza bakakubwira bati ariko zi wowe komoka ndati nge mva irutsiro bati sasi mukanage mukumva umuntu ararya indimi bikunda kubaho cyane abo mutaho ubukwe cyangwa se abo dutaho ubukwe kumva umusaza rwose aravuze ati tuvuye mu kanage maze ukabona hari abareba hirya abandi bakareba hino hari n'abagenda ukabona ni umusaza ukabona ariko ntabyo azi burya nibya bindi byo wagumiwe n'amenyo hagamwa n'amazi ugasanga saza yagumiwe n'ikinyarwanda n'urundi rurimi ruranga ariko abanyarwanda nabizi ko ibyo ngibyo tutabikunda tugomba kubivaho nibyo rwose kugira ngo ugumirwe n'amenyo n'amazi aguhagame byo nakaga tumara kumenya ibiri turajya kureba bamwe mu batware bari bategetse utuduce ariko ntabwo tubareba bose turareba bagiye bakora ibikorwa twakwita ko mu mvugo y'ubudukoryo cyangwa se harimo nka rw'ubusisi rwa Kigenza harimo nka Nyamuhenda wa Kajeje n'abandi mwumve byinshi kuri abangaba yewe umuco nyarwanda ufite byinshi turi bujye kuvugaho ariko turahinira muri ibi hanyuma kandi turebe imbyino nziza zimeze neza ziri bujyane n'uyu munsi n'iri joro kugira ngo rize kuryoha bitari bya bindi bya karayifundwe ngo utaza karayifundwa arazifu umuntu akagira gutya akaba yatanga imbyino ariko itajyanye na dutaramane ya none nubwo yazajyana n'indi nsanganyamatsiko twaba dufite ariko ntacyo nuyidusaba akarayifumbwe y'insigamigani nayo nshobora kugukomorezaho wenda mu mayange utavuga ngo mbivuze ahifundwe hatabaho ifumbwe ubu ngubu se si iburasirazuba rwose iburasirazuba za Rwamagana kenshi rero abantu bagakoresha iyi nsigamigani ariko batazi aho byakomotse iyi nsigamigani iyo nini ya vuba cyane kuko hari ifumbwe ngo hari gereza cyangwa se aho bashyiraga batabashije kugandukira abakoroni ikomeye cyane ku buryo umuntu yayibamo bikagorana kumusura bagafata bavuye ihunaka bagafata nk'uwavuye mu Bwishaza bakamujyana ifumbwe kandi nawe mvuye i Rwamagana hanyuma byagenda gutya akabayo ntibamenya amakuru ngira ngo itumanaho ntabwo byabaga byoroshye kuko bagiraga gutya bagahamagara ku musozi ndakabwira undi ariko sinzi ko wari kuvana amakuru i Rwamagana ngo yageze mu Bwishaza byari bigoye hanyuma umubyeyi umwe bimwanga mu nda aravuga ati rwose pe ntabwo njyewe ngiye kuzicwa n'irungu burya nta cyica nk'irungu nka wa muhanzi aragenda areba udusaka twiza dukomye rwose aragenda aradusya arenga amarwa meza arangije afata umutsima mwiza murabizi ko uyu mutsima ngo iyo baga umaze 2 3 4 hari bwo baga umeze neza yego arabukera ahirara kwibaba umubyeyi aragenda murarwumva urugendo yakoze yaravuye kure ko ngo yaravuye
yajyaga ifumbwe ariko avuye kure urugendo rutoroshye avuye i Nyanza urabyumva nawe mubyo ahageze arabibwira arababwira ati yewe ati nje gusura umutware rwose nta cyica nk'irungu mwababyeyi mwe ubwo bari babakoroni urumva ni ku gihe cy'ubukoroni baramubwira bati ari mu nzira aho yahoraga nabo baramubwira ati se hariya ko batemera gusura umuntu biragenda bite ahageze baramwakira na yombi bati mubyeyi twari twarakubuze dore iri joro umutware wawe yaramaze igihe arwaye ariko none aha mw'iri joro nibwo yarayitabye Imana mubyeyi ati ati nkagira ngo munyakire kuko munkunze kumbi nukumbwira ko ntacyo naje nje kureba nuko cyakuze baramuhekera amutwarira umutware we wari wamaze kuryamira uko abagabo mubyeyi ati atutaza karayifumbwa arazifu ati ibi binyagwa by'ibifu nibiki yongera kumenya ko ari uko byageze sinari kuzambyikoreye ati ntawe mbizaniye nuko inkuru iromunga niba Kimomo nuko nshyizeho na Kimomo nabyo mukaba mwajya kumbaza ariko reka mpinire kuraka twigarukiye kuri ya ngingo mu kanya gato cyane turaje tubabwira noneho uduce twari tugizwe u Rwanda nuko ubu ngubu twitwa kandi nawe ujye kunyunganira niba ari n'amateka uhafite ubinterekere ku rubuga rw'amasura cyangwa se Facebook wanampa ubutumwa kuri ya telefone naguhaye cyangwa se kuri uciye mu gikari nuko ubwo biraba biryoshye reka noneho ngire hari wavuze Kamananga se mbanze Kamananga ariko se ko mukagira Imana mwe oya nyogokuru nakabyino kanyogokuru aka kabyino ubwo naganiraga na padiri nashatse kuvuga yambwiye ko abantu bajyaga bakibazaho bavuga bati ese ati musaza Rugamba yaraterekeraga yarageraga ate ko yajyaga birimba mu bintu maze imbyino bakayibazaho ariko Rugamba we yarazi impamvu reka natwe twumve maze bababyeyi baba bari aho ngaho batashye kare bababwira ati muducanire umuriro twote muncanire umuriro note namwe nk'abature cyane mbabwire ngo mwadufatiye inkingi z'imbere ariko kandi natwe ntituzatuma zigwa nuko twaraje rero
nzabyina mwizihire rugori yasigiye iryo kamba ryo mwizihire nzabitaka urasara rwiza baryizihiye nubakire n'agatara keza katazi umurayi bategura imitako inoze irusha izuba kubengerana nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire nzabyina mwizihire kabyino kanyagakuru aya ni amakondera n'ibyivugo dutuye umwami w'abami yesu mwizihire aho waryamaga ni ukuri nzajya mpenda masasu dusuna ariko ni ukuri ibi bintu birakwiye nyaboneka ntukareba umubyeyi wagutoje ngo akaguha ukuri uko yakuremye umutware umwe niwe wabonye umugaragu we ndavuga uwo mutware wo mu Kinyaga ndajya kumubabwiraho areba umugaragu waramwitegereza kandi uwo mugaragu yari yarahakuriye ari umwana atariko kusurcyo ati kusurcyo ati dore uko gisa vrema ati do maze umutware abatware bari bamaze no kumenya kuvanga umutwara aritonda aramureba aramubwira ati ndakurenze rwose urasa nabi maze umugaragu ati data buja ati ko ari wowe wandemye nasuko utandemye ati uko nsa niko wangize ati rero ntubimpore nuko natwe rero uko tumeze mu muco naba babyeyi bafashe iya mbere maze bakabikurikiranya tukabikurikira uyu muco ni urwunge rugizwe n'ibitekerezo n'umurage dukomora ku bakurambere bacu urumva ni intera ihurigerwaho ku buryo haba imivugire haba imibereho haba gusabana n'abandi byanga bikunda ikinyarwanda kiriganza kabone n'ubwo waba uvuga uruzungu nuko bigenda ntushobora kubihunga burya nuko bigomba kukugendekera igiteramo cyacu rero ubu ngubu tukigeze aho navuga nti ahangaha rwose yewe tugiye kukinjiramo n'amaboko yombi tugiye kugiha amaboko burya bahanya amaboko nta kibananira dutangirire kuri ya gahunda yacu twihaye kugira ngo tumenye uru Rwanda turumenye pe nibavugamo bwana cyambwe nturebe hirya ngo urebe hino cyambibona ariko ntabwo biba bikwiye reka rero abani naho duhera aha mu bwana cyambwe hari hakubiranyije Nyarugenge hakaba Kicukiro hakaba n'uduce tumwe na tumwe twa Gasabo ariko tutari twose bumva ntaboneka nibavuga ngo tuvuye mu bwana cyambwe ujye umenya ko ari aho ngaho Nyarugenge Kicukiro n'uduce tumwe twa Gasabo ubwo ariko burya kugenda cyane bitera kubona nyaboneka ntanavuga Nyarugenge ugasanga uzi aho ugarukira gusa ujye ugenda urambagira ingoma runyinya maze uhamenye twigire mu buriza bw'u Rwanda ubu buriza bwo urahita ugaruka uza Rurindo hanyuma ukongeramo na Mugambazi aho ngaho niho uburiza bwari buteretse ariko ari uburiza bw'u Rwanda koko urumva akagira ubumbogo ubwo ni Gasabo y'icyaro ubwo uraba ujya mu burasirazuba ugakomeza n'Irwamagana ntabwo ari Irwamagana ahangaha ngo hari amashyo menshi ariko nakabaye nkomoza no kuri ibi we Kicukiro iri Kicukiro ryabayeho ahangaha ngo hari Kicukiro ry'inka nyinshi ariko kugira ngo rihabe nabwo byaturutse ku mwami ubwo u Rwanda rwari rwaramaze gutsindwa n'Ubugesera rutsinzwe cyane ariko umwami aramukomorera mu hagasozi kamwe aramugabira n'inka umwami w'Ubugesera agabira u Rwanda nyuma aramubwira ati se ko kumpaye inka wamaye naho nzishyira abamuhaye aho gushyira nyine inka ziwe haragenda haba Kicukiro pe inka zirakura ziraryoha abantu baratangira u Rwanda rurongera ruriyubaka cyane reka twikomereze rero nitugera Irwamagana ubwo Irwamagana n'ubuganza bw'epfo n'ubwa ruguru ni ubuganza bw'epfo n'ubwa ruguru
niho bishyira hahita nkubwira ko ubuganza bufata ku gace kanini ka Rwamagana hagafata Gicumbi ubwo ni abazi Rutare ndaherutse muri iyi minsi usanga abana bivugira ururimi shami ubwo ni Rukiga zandimi wumva nyine zikomoka ku Kinyarwanda yego aho rero za Rutare abantu b'Igicumbi namaze kubona ko harimo abo bari kumpa ubutumwa ko babikunze cyane uko twaganiriye kandi basigaye baterekaho nuko namwe mbabwire ngo aho ngaho hari mu Buganza ariko na Kayonza hafi ya yose bikabuko twava Kayonza rero reka mbabwire ko tugiye gukomereza Gisaka abazi akarere ka Ngoma hakaba n'akakirehe ariko uduce dutoya tutari twose twirwamagana natwo twari dukomatanyije iki Gisaka cy'imigongo sugira ngo wabahiniye aha kugira ngo ntizimba nkajya mbivanga nuko nguko nkabihuza kugira ngo hatagira ukomeza kumva gusa akadusinzirana sibyo uyati komera mfura mu bataramyi ati ndagukunda uyakunda Ikinyarwanda nicyo cyangiza uko nguko ati mandoga data wampaye rwemeza abahizi twataramye ati rutagwabiza iminega kwikotaniro nkaba rudakemeshwa ati nkunda inkera mba ndumwambi ati ndahabaye mu biti byangabo yunguyu ni wowe nayituri urakomeye noko ufite ikivugo kiryoshye no kuri kw'Imana uyu se twatakize ku izina aturakoze kudusobanurira ayo mateka ugira ngo nari nayajyamo mukanyereka tuze twinjire cyane ariko hari umwenda mwumvise ikiganiro cyahozemo gisobanura kuba umuntu ashobora kuguha ikintu ntumwishyure neza ubusesenguzi bwimbitse cyavugaga ku bunyangamugayo natwe rero intango yacu niko ibigomba kugenda hari uwo twemereye kumuhereza hari uwadusabye Kamananga ariko kandi hari umaze igihe atubwira ati mwaduhaye igitekerezo cy'intare n'inzovu bivurana reka tsiburamo intare n'inzovu hanyuma ni nayo wowe MC Prosperi ajya gutsiburamo Kamananga nyuma yo kugaruka inzovu itindingangirwa yumva ndi inzovu nyamunini ndi muganya ndi muganguzi w'amacumu ndi betera ku ntimbo kandi ndaburana ishyamba rya Nyungwe intare itendera ukandagira kinesha rwakimenesha intare nyishyamba wakigaba wakikirara cy'igiharumbu gitutira kitagira umuhoro gakondo utagira intorezo gakanga abagenzi rira mu ishyamba ryanjye rya Nyungwe inzovu itumva shahu wakagabo bakivuga kivovota inkingi zigatabasha abagore bagatabana inkono ku rusenge zikamenagurika niba ugira ngo ndabeshya ishyamba rya Nyungwe si iryanjye ndangwino tuzajye kubaza nyir'ishyamba iragenda intare itigahora n'Imana mwimana w'Imana mw'ishyamba rya Nyungwe mwimana w'Imana hari ikigabo cy'ikirara cy'igiharumbu kimburanye ishyamba ryanjye icyo kigabo gitutira kitagira umuhoro kigakonda kitagira intorezo kigakanga abagenzi mwimana w'Imana inzovu iti mama nyakuramba nyakubyara abahungu inka zibyara abakobwa uravuga uravuvumanga uravira inka mu birembo bya Rugenge mbe mutima wampaye utampogoje ugenda watsinze ngangirwa genda watsindiye ishyamba rya Nyungwe maze intare ijya mu ishyamba rya Burundi mbe ngangirwa yageze hirya asanga umurari w'ibwami rawurishibuye n'amakorera y'inywera ntarigaruka heruka itigahora n'Imana mwimana w'Imana dore cya kigabo nakubwiraga kuririye umurano nakunywereye amakoro mwimana w'Imana inzovu iraza itigahora n'Imana
ngeze hano hirya mpasanga udukoma ndaduhekenya nkumenyesha mpuye n'utuzi ndadusoma kandi aho umugabo anyuze yiha impamba mwimani w'Imana genda watsinze ngangirwa yumva nyura munsi ya Kigali nambukira ku kigabiro cya Kigese bihagiriza rukanika sibe abasore b'Inyerebuye tumaze kwizihiranya imbuzi ishinga ibigwi mbese rushobora kurinda ko hatabaye wihanitse ndeka induru yavugiye ingoma ingoma sinayitaho nitaba n'ingango ngira ngo ingamba zireme mpageze urasi ndagacogora nk'abagabo bacumbagira ubwoba nari kumwe n'uyu batamyambi n'Imana isezera ingabarikezi ntabaza zinganyishya ku macondo zaciriwe n'ingondo twishingiye guhashya imicunire tugeze mu gitaramo baheza imiheto ngo hatarame twebwe batwara ifuruta ariko rero ngangirwa ariko yego murema ibi bintu urusobe rw'ibitekerezo biba biri muri iyi nanga biraryoshye pe inzovu yarakaka ati nigere hariya amasanga udusaka ndaduhekenya ati hariya amasanga ariko ati rwose masanga utwatsi ndaturisha ati mwami ati aho umugabo ageze yiha impamba aryo mbese inzovu tikare cyarimwe n'ikica umugabo ati kinkoni izamba ntari kagira urukitira ati kanongere ngo nsubire inyuma ariko rero n'ubundi ntare yarabeshya none sinari yabaye mu ishyamba ryanuze rya bantu mwumva urusobe ruba ruri muri izi nanga ni ibintu biryoshye kandi ni ibintu birimo ubuhanga bushingiye ku buvanganzo nyarwanda nabibonye Shami kuhari Shami uraho se burya nawe uri hafi yego ariko ugere naha yego ndagushimiye cyane n'abandi batandukanye barimo abanyamakuru bagenzi bacu Rugamba nizere ko nawe umeze neza uti Sibomana se ndajya kukurebera ahari Sibomana nibinkundira twari tugeze noneho tuvuye ku Gisaka yati uje kubisubiramo twandike se ubyo kandi nabyo mukagira Imana mwe yenda reka dukomereza ahubwo wandike ibindi tuzajya kujya dukomozaho naho bimenye indorwa niho duhise dukubitira kuko tuvuye Gisaka aha n'ingoma na Kirehe twigereye mu ndorwa hari Nyagatare na Gatsibo karebera mirambi yose aho hari umutara w'indorwa habereye imirwano ikomeye cyane boneraho no gusubiza wari umbwiye ngo uzadusubiremo cya kivugo kibivugaho yewe reka mbigusezeranya ariko bitari nonaha ukeneye n'izina ry'inka nawe yenda nagukomorezaho gakeya ariko kukumbwira ngo ndirambure ngo urambure izina ry'inka ngo minota 15 ngo kagira u Rwanda we byaba bibaye wenda gutandukira insanganyamatsiko dufite ariko nk'umutaramyi reka nkwirike tuzavuga ngo hari icyo twakwimye ngo twara kugaritse reka nguhe agasasanira gatoya maze uvuga uti babataramyi bacu ntabwo badukamiye mu kitoza ngubwe ko arimo seru hinazwa mihari manzi rugero muri zo rwogobera bigarama segize cyamamare bamucoko cyamakombo ubutake bw'ikimano rwagwe inka y'abazigama zigahwanya icyubahiro mugabo yarucyaha nkuko nikigenya cy'inkuba ya rusengo rwa murima ngo yakubiye umunyamanzi mu mpinga ya Kabare izina kitwa Mutabura ikimuturaho imirindi babona umugabo atemba ku ruti rw'impambara itorutinda amagwanya icumu ry'urubaze mu ruhanga rw'inziza mu bihogo baramuheba barorerera bakumutabara ngo nganye n'imanzi ntimaka yasoje ngo murasi wigemura ntimaze kumuhora rumira igaruka mu mariza y'impanga za mihigo ntimutahijishekeja ntimuzimurira gushimwa ntimugashinyima gukundi mu nyambo ziteje imbanzi ngo zirimo rushegesha mpunzi reka mpinira aho ngaho si ibyo washakaga ati rwose mazina y'inka turabikunda ireka tuzagira umwanya dufata umwanya maze dutarame pe buri wese yisangemo ariko ngo haya ko ngako kugira ngo tumva ko hari icyo nakwimye nyamibwa ati nukuri komeza utubwire ko ayo mazina tuzi ko babivuga tukagenda ise yewe humura reka tubikubwire Jide kuri teru kwiteru ni kutetero katurebe neza naza kuba yego ati nejide kwitetero ati nukuri komeza ubiduhe unuko ndaje rwose mbikomerezeho nabyo nkomereje ahangaha nyine kundorwa kuri nkubwiye ko ari Nyagatare na Gatsibo hanyuma umubari yari Gatsibo na Kayonza bya bice biri kuri parike y'Akagera suko
biri kuri parike y'Akagera, nuko ugakomeza nyine urambagira iyo njyana. Twigarukire rero tuze mu Rukiga. Urukiga urahita ubyumva neza kuko iyo wumvise bazamuka bamanuka batera kwa kundi batera, ariko rwose ntago sasa nirafitemo ngo kumve, ariko kuriya batera nuko uhita ubyumva nyine ko ari igicumbi. Igicumbi rero hari uduce tumwe na tumwe duhana imbibi na Gatsibo ndetse na Rulindo na Burera, ubwo Zabungwe hafi hirya aho ngaho, nuko hariya hose hahoze ari mu Rukiga, maze bagatera cya kinimba cyabo ukumva nyine uranogewe. Nahoze nkubwira ko ziriya ari indi mishami kandi abazizi rwose ukomeze muzipfumbatire kubera ko n'ubukungu mu minsi iri imbere uzajya utera Urukiga usange rwose uteyemo cumba ntawe ukwikiriza kubera ko atabyumva n'utabyumva kwa kundi ugira ngo ukazamuka pe, ntabwo bizajya bikunda kubera ko abantu benshi ntibihutira gushaka kumenya izindi mishami, nyamara byashye kugaragara ko hari abazizi kandi bitunze. Subuko uyati komeza rwose turabanye, nimo kugenda mpuza n'ubutumwa kugira ngo ntaza kugira ko ndabona uyu munsi ubutumwa bwabaye bwinshi, ariko bikambabwire ko ntacyo ndi busiga inyuma. Twigerere rero kumurera cyangwa se murera abana nkuko bakunze kubyitirira, ngo maze abakuru nabo bakaboneraho kunezerwa. Uryo umwana iyo yabaye mwiza agakura, umukuru nyine aravuga ati mbyaye ingabo. Burera ni Burera nyine nkuko ubyumva. Hakaba iyi Musanze, Petero Rutikanga ubwo twari kumwe yababwiye ko ibi biva ku gusanza, ubwo bahengaga basanza kubera aya makuru, ngo bakavuga ati Musanze, bigakomeza byitwa Musanze. Izina ryatowe kubera ko babonaga ko ari izina rinoze kandi rijyanye n'aha hantu. Petero Rutikanga nawe ndagusuhuje, n'uwo mwarimu duherutse duhurira i Gatonde, nizere ko mumeze neza. Si Musanze gusa na Gakenke, hango hari imikenke myinshi, maze abantu bahita bavuga ati hanga ari Gakenke rwose. Ariko sinirengagize ibice birimo nk'Ubukonya n'Ubugarura. Muraho abo mu Bugarura, muraho cyane mwamfuramwe. Abo mu Bukonya mateke y'amakonya n'amateke yego murayibuka cyangwa muracyayafite, tuzabasure mu bitubwire. Reka twivire aho ngaho rero mu Bukonya no mu Bugarura, tuze mu Bushiru. Aha ni mu Bushiru ni Nyabihu ikagira Ubushiru, ikagira Ibigogwe, maze wakomeza hirya ukasanga Ikingogo. Hari Ikingogo siho hari kwa Nyangezi ni mu Kingogo. Babyibuka mu ntunge nyaboneka ntaza kugira nkamira mu Kitoze. Nyangezi kwa Nyangezi Ikingogo, hakaza Ubugoyi aho ngaho kwa Ntuze, kwa Kamuzinzi ka Rusagara, ubwo aho ni mu Rugerero. Wajya no mu duce duto twa Rutsiro niba, ariko ndumva ariko bimeze, ndumva rwose niko bimeze. nta Ntuze nta yandi majyanisha. Uduce tumwe twa Rutsiro na Rubavu nibyo byari Ubugoyi. Suko baze babandi bandika mwandike. Inyantango rero cyangwa se Nyantango hari muri Karongi igice kimwe, ikindi gice kikaba Ubwishaza, maze abantu bakavuga bati twe tuvuye mu Bwishaza, abandi bakava Inyantango, ariko bose ubu bahiniye mu kitwa Karongi. Suko reka rero nujya wumva Ubwishaza ujye wumva Karongi nkuko bimeze. Nuduce twinshi nakomeza kugenda nkugarukiraho mu madakika ari imbere, ariko kandi sinatuma abadukurikiye badakomeza kunogerwa n'ibyo turimo, tukagenda tubihuza. Uyu munsi ko mbona inanga ndi bujye kuzifa banda hose ukagira Imana we. Reka Kamananga Kasebajura yari uwaha ngaha, ngo yaje gutegeka bati gusabye Murera wo mu Muyange ntuzawutere, ahubwo uzawutegeke, kuko abarera ngo bari bihagazeho cyane bakomeye batumva abami cyangwa se abatware, ngo bajyaga bawutegeka batawutuyemo. Ariko Kamananga ati nge nzawujyamo, sinzawutera nzawutegeka. Uyu Kamananga
gutabara giriyo waraye rumasha abakinzi giriyo waraye mpimbara barwanya nyagaga n'inzoga y'abahungu bizira kuzama n'inkuba ya rutariba gore bari mu nzu umuntu uriza urwamo Energy FM. Kamananga kase bajura kuhurura cyane zagugiye senda kurwana mana y'Rwanda kuhurura cyane uzagwiyugiye ati singwiyongiye Imana irareba senda kurwana mana y'Rwanda ati singwiyongiye Imana irareba nicaye uhoze nibunyabungo senda kurwana mana y'Rwanda